ese keke nshaka kugira ngo mubaze ikibazo eguka ko niryo n'urugo nzarugiriramo amahoro. nshaka kugira ngo mubaze wabitewe n'iki gufata umuntu ubizi neza ko yansenyeye warangiza ukamujyana muri kampani yanjye ukamuha akazi muri management? Bobo, ndagira ngo nkwibutse situation njye nawe twe turimo. Ndagira ngo nyikwibutse. Ndagira ngo nkwibutse ko iyo mbishobora nari kugira nkwicara. Ndagira ngo nkwibutse ko ibyo twaba dupfa byose njye narebye potential yari afite mu kazi. urimo urashaka sasa kuvanga ibintu uvanga ibyo hano mu rugo uvanga n'ibyo ku kazi. Okay, njyewe situation yari urimo ntaho ushoboye kujya mu kazi. Yego. Ndagomba gushaka umuntu ubifitenga. Nahiko nayo mfite manager uri gukora akazi nkaka kavaringa mu gihe se ahubwo na manager nawe wayansabye ko hagomba ko afite undi muntu wamufasha. Kandi ibyo twarabiganire si byo nyihindutse. Ndetse gatoyi. Ntago ndi kukwihinduka. Sibyo? Kandi mo ndagerageza kugira ngo numve uburyo wakoze ufashe a business decision yo guhayaringa umuntu udafite skill, udafite experience, sibyo? Hanyuma ukamutereka hariya muri company. Kandi ibintu twarabikoranye. Ese wowe na Scott mufitanye ihe sana? Kiwe na Scott? Ushatse kuvuga? Ntacyo nshatse kuvuga ndakubajije. Nyine irihe sana ushatse kuvuga? Muhuriye kuki wagendeye kuki kugira ngo umuhe akazi? Njye nasabye umukozi. Abakozi bazanye nawe bamuzanaho. Ngerageza kubakoresha mu bushobozi bukeneye mfite mbona ikizamini. Ninde wamuzanye? N'umushuti wanjye uduhuje n'abandi nka babiri. Yego, ngo bitaho muri na Scott njyewe nyine wa Gisele. None se ko nkubajije ikibazo cya business ukaba ubigize personal? Ntabwo mbigize personal ariko rantunguye kuko urambajije ngo kuko uriya mutipe nta kintu muriho nose ubibajije. Bisobanura kuri ko nacyo muriho na manager ko yambwiye ko wamufosinze kumuharinga. Kiwe nyine wa Gisele. Kubera ko ikibazo mfite ubu ngubu hanga utari kumva n'iki ngiki. Sibyo? Scott nta mpamvu n'imwe dufite yo kumwizera. Nta mpamvu n'imwe ufite yo kumwizera. Amplis ukamushyira muri a leadership position. Ariko imbaze nawe hano byo twabigana tugomba gushaka umuntu. Ya, undi muntu ariko utari Scott. None niba narakoresheje examen wa manager wawe examen ntuza akabari wipasinga nari gukora iki? Anyways. Ese uwo Scott nari ngiye kumushyiramo nka manager nari mwirukanye ntago namuganga mube hafi. It's okay. Sinabamwigishije ibintu byose. Sawa. Waramuhayarinze rero. Njyewe niyo mpamvu numvaga biri judiciary kugira ngo mbikumenyeshe ko namwirukanye. Kubera ko yari afite imyitwarire itari myiza professionally, hari ukuntu atahuzaga n'abakiriya, hari ibintu byinshi cyane byangiritse kubera we mu gihe cye yarari. Ubwo nagarutse rero ubwo ndi gukontrola buri kintu, I decided to fire him. Nashaka kugira ngo mbikumenyeshe. Ese byari ikibazo mfite karakara akazi kawe kabuze n'ubwo bakorwa njye ko namushyizemo ngo badufasha. Ariko my love, nizere ko ibyo mbwiye ari ukuri, nta yindi gahunda ibyihishe. Si bibi wanjye kuko hani ndaramutse menye ko hari indi mpamvu yatumye umuha akazi wamugiriye mu wese ngo ari homeless ngo ari jobless ngo iki bimwe byawe ugirije mu abantu bamwe na bamwe batabimerita tuzashwana. So baby trust me. Nagombaga kuba ndi kukwitaho ndi no gukurikirana ibyahari ubwo mfite ndinga. Okay. Thank you.
ntabwo nabishakaga rwose mbabarira. It's okay, byanarangiye no kuba ama nimero yawe basi. Okay. Gisele. Okay. Reka nkwereze agafanta first of all, eh? Ariko ubundi mu biki? Wakwiteretera mwana ko ari we mwiza. Nkava mu gasuzuguro ka Gisele udashobora no kunyubaha na gatoya. Yitwaje amafaranga. Nabiteye story ariko nagiye mu bukwe ejo bundi uzi Ivana urwara rurasimbuka ndara mwomekaho sha bararasimbutse mu bana hana Nyagasani karibu Kamariza Igo injira Kamariza nzongwe kumeze genda utureba hano cyane mirakire ku buryo batabibona ngiye ndamubeshya ngo murereka tujye kugura ice cream mwicishe mu gikazi tugumanga usanga tatekaho neza ariko urumva noneho ubwo ari kubyina ari kuririmba zyo kora tonto rwara rurasimbutse sha yarasebye rukara ari umusirimu Kamari amakuru ureba hana agiye gusesera we meze neza cyane telefone yawe yes waramutse ni karibu uhagurutse se wowe yoza nanditse tugakomeza tukaganira oye nta kibazo agana n'abantu bakuru wowe uri umugore zeruzi kuntu nkunda stories ze nanjye rero impamvu cyaje bamukubitaguraga ako si bya bintu n'ubu muracyabitekereza ntaga ndakwibagira neshime ziteshu ndaho kuri guhumura neza se kose biramuyobeye Kamariza nanjye ubwo reka ngende guteka oya mbere yo kugenda se genda ubwire Miracle azanshubuze yego se naguze ko yagiye yego se Miracle naguze ko ari muri interina baguze tukujyane ku ishuri ryabo ujya kumenya mukumbuye cyane ntaga bahana yaragiye yagiye ku ishuri n'agakuru kese ameze neza ejo nandi kubana ni Matrice bambwira ngo bameze neza ziko iri joro namurose sha ntakunze kuba murose neza oya ntabwo namurose nabi murose numva ndamukumbuye mbura amahoro bareka nkoresha uko nshoboye nze kureba ndebe niba wenda niba yanaje cyangwa se hari ukundi kuntu bimeze shaba rero yari batugiripe animatrice wa ku kigo cyabo aramumaga ko animateur ngo yari yagiye ngo gushyingura umuntu hano ngarwaye gripe mweza amafaranga kumugurira umuteri kameze neza nise dupange tuzajya kumusura kibazo rero ko ntakwandikisha ese ko byapfa ko ndaza kuvugisha animatrice cyangwa wenda nka prefe wawe oya nenda niyo ntanakwinjira mu kigo nkajya n'inyuma y'ikigo nkamureba visage gusa kuko numva turafite Miracle n'ubwo bugingo bwanjye butuzuye ese wibaza ko ukunda umuhungu wanjye abashana baragukunda ariko Miracle atari igikundiro si n'igikundiro buriyo ndebye Miracle mutanibuka umwana wanjye kuko bari mu kigero kimwe bari mu kigero kimwe noneho muri bwa burwayi bwanjye uburyo yanyegereye cyane bisa nkaho byanze bikunze wagira ngo nka kwa kundi umubyeyi abyara bagatandukanya umwana na nyina ndamwegera nkumva urumeza nkumva ndishishe nkumva nyine ndashaka kugira ngo numve namugumana nk'umwana kandi noneho nibi bihe ndi kunyuramo byo kubura umwana wanjye nibura niwe ubasha kumpa imbaraga zo kuba nakomeza kuba ariko rero Miracle akoze igikorwa kitakora abana ahubwo uzi gusanga ubundi abantu benshi batinya abasazi n'abakuru batinya abasazi ariko bazi kugira ngo umwana nk'uriya yibwiza avuga ati afata ibiryo kira umusazi akakuyikora ntabwo bafite ni nk'Imana yabahuje nicyo kintu ntekereza hagati yanjye n'uriya mwana cyangwa ari inzira yawe kugira ngo ukire abona ari marayika Imana yanzaniye nabyo ntiwabimenya gusa ndamukunda kandi cyane ahubwo azi ko ari cyo kintu ntekereje buri Imana yarajya avuga ati ntazabura umuntu umwitaho cyangwa agire gute igukundisha Miracle nawe aragukunda akuzana ahangaha nuko buriya buzima nari ndimo ntabyibuka ukuntu byari bimeze nibuka ibya mbere yaho ariko uriya mwana simbizi nitaye ku byo ndi kunyuramo mu rugo n'ubundi ntabwo byoroshye ariko iyo nibutse ko Miracle ahari uzi ko mpita numva akanyamuneza muri njye yego se naza muri vakansi mbivuze hakiri kare vakansi nk'uko naza azahita ziwanyu n'uwanjye nakubwira iki none se beauty ni sawa ariko izuba rirangiye agasombe se wambwiraga kahiye yego ko tujye kugaha amaboko tujye kukarya
bose nari nkwitabye. nashakaga kukubaza muri finance nizere ko bamaze transfer ibyo Scott twamugombaga byose. Yego. No muri IT bamwambuye uze credentials za system yacu. Birakunze byagiye kuri gahunda byose. Ugomba kuba maso. Ejo n'ejo bundi batazongera bakakwinjira. Kuko abantu nk'abasazi nk'abarenga ngo bakagombye kwisanga muri kampani. Ndabyumva. Ese ubundi byaje gute? Ko nari nzi ko uri umuntu bisenye utakwinjirirwa n'umuntu wese. Bose ntabwo wabyumva ariko byose ndatekereza byatoye n'ingaruka y'ikintu kimwe yura mu mamaja. Niho byose byakomotse. Ko nanjye nabonye amuntuyeho ambwira yuko rero bose nyine ndomirwa. Ariko nanone hari igihe nigeze kugira mu rugo umbwira yuko madamu ari we ugomba kumenya buri kimwe cyose akabimanaginga basi bizagenda nk'ubwo buryo ariko narabyakeye kandi ndabyumva kuko byari bitewe n'uburyo nabonaga ibintu byenda gusa ariko nta bundi burangare bukomeze nabigize mu kwe. Guharinda Scott ari umwanzuro wa madamu cyane. Yaranaje ambwira nabi hano arantuka. Kunabyihanganira. Okay. Ikigo cyo ni kintu iki? Sibyo? Simushaka hano mu kampani. Scott. Simushaka nk'umukozi, simushaka nk'umukiriya, simushaka nk'umukomisiyoneri. Ariko boss, Scott ni ikizira muri iyi kampani. Sinzi niba byumvikana. Birumvikana. Ndabyumva. Usibye ko Scott njye nabonaga ari umwana mwiza pe. Nabonaga ari umwana mwiza uburyo yakoraga. Ubonye performance reviews ziwe? Yenda sinzi uburyo yabikoragamo ariko uburyo twaganiraga anyereka ko afite ishaka ry'akazi n'uburyo ari kubikoramo. Njye nabonaga ko ari umuntu ushoboye. Niba ubona performance yiwe ukabona ari umuntu ushoboye, ushobora gutangira kukugiraho ikibazo nawe. Ubwana bwiza bwiwe ntabwo umuhereza uburenganzira bwo kumvangira akazi kanjye. Is that clear? Scott simushaka. Ndabyumva. Hanyuma ube maso hatazagira undi muntu kwinjira. Ntabwo byasubije. Sibyo? Good. Hanyuma rero hari amahano yasize akoze. Dufite abakiriya barenga 10 tutahaye ama-EBM. Ndaza kugerageza guhamagara umwe kuri umwe ngende mpure nabo personally. Nshaka uburyo kimbapeza mbaganirize turibe ko batari tujyanye mu manza. Otherwise, mu gihe bidakunze kugira ngo company ibashe gusustaininga tuzanabone n'uburyo twishyura landlord dukodesha ino office. Hari abakozi bari buze kwirukana. Tekereza rero ko ugiye gutakaza timu bitewe n'umukingo umwe. Gusa ibyabaye byarabaye. Nagarutse. Ndashaka company tuyikoremo isuku, umwanda wose uvemo dutangire from scratch. Kandi ibintu bigende neza. Sibyo? Right now, ndashaka performance reviews za buri mukozi kuva ku muplanto kugera kuri wowe ubwawe. Sibyo? Ndashaka umuntu wo guhemba, ndashaka umuntu wo kwirukana muri uku kwezi. Ibintu bigomba kugenda neza. Icyo ni icyambere. Icya kabiri, ubwo nagarutse umugore wanjye nta access afite hano. Ntiwemerewe kugira report umuhereza, ntiwemerewe kugira ikintu umubwira gifite n'isano n'akazi. Ibintu byose, imyanzuro yose ica muri njyewe from the beginning to the end. Yes. Sibyo? Yeah. That will be all. Welcome back to us. Sawa. Of course. This is outrageous.
Hari. Beti. sawa Uri hehe? canjye njye nibereye mu rugo ndiryamiye. Umva se nkubwiye ko ibintu hano mbona byakaze. Ndabona byakaze pe. Bibaze umenye niyo wa mugabo twaruze noneho yarabaye muzima. Ese niba yarabaye muzima nagira ngo mbikore iki? Byose ko none zogira ngo apfe. Siko numva uri kumbwira nabi numva nkaho nta kintu kiguhangayikije kirimo. Impangayikisha iki se nyine uragira ngo mbikore iki? Siko ko numva ntazi ukuntu uri kumbwira Mana. Njyewe urimo uranstressa njye nifite umuntu ndaryamye. Inzara ibintu byawe ibyo biro bya simbyitaho sinshaka no kubyumva. Urumva ku kazi bwanyu baranyirukanye usanga nawe banyirukanishije ibyo simbyitaye. Noneho nkaba narakwirukanishije se nkaba ndi kuguhamagara. Kitakujijisha ukanjyana mu kwirukanka. Ese siko wabaye iki? Ni wowe turi kuvugana cyangwa? Ubundi ufite ikihe kibazo ni njye turi kuvugana nyine warumvise. Komeza kunstressa njye nifitiye n'umwana yanjye ndaryamye ushaka kongera kugendaza. Ko numva se wagira ngo ushaka kunta muri ibi bintu njyenyine siko? Ushaka kubimenya ndetse. Siko ibintu nabitangiranye nawe utanze n'iyo mikino. Nizeye ko uri kwikenera. Nzaniye imikino gusa nshaka gukomeza kumva ubusa bwawe usubira ubusa nazi butarangira. Iyo mikino njye ntabwo nyikunda izo drama njye sinzikunda. Ibintu byawe usigaye urwana ibintu byawe bitangiye. Sindi mu kazi urana umugabo wawe. Tuzabinjira n'umuriro kandi ntazi ibyo urimo wasanga nawe batumye mu kazi. Siko nukubuze. Uragira ngo mvuge iki? Icyo ushaka kuvuga kindi kitari cyo. Ushaka ngo ubyinire ngo ushimire ngo warakoze. Sohokera mu rugo. Sohokera mu rugo kuko ndarambiwe ubutindi n'ubuhemu bwawe. Sohokera mu rugo. Wigira bazimari. Ndavuze ngo sohokera mu rugo. Gisele, ibyo niyumviye n'amatwi yanjye ntabwo ushobora gukomeza kuba hano. Ugatinyuka ko ese kuvuga ngo Bobo uramukunda n'umugabo wawe yaguteye. Ugatinyuka ukamuruka. Gisele, utekereza iki? Uri umuntu ufite umutima wa kimuntu. Ntabyo usubijeyo. Ndakambura mama ntabyo usubizayo. Ndavuze ngo ntabyo usubijeyo. Sohokera hano wamwicanye. Hakugura umuntu. Ako Kamari waza we atansi ibeshye nahita ngukuramo icyo cyo. Fata bene wanyu usubize. Ntabwo ngiye wanduga ngo bumfate nk'uko aroze Bobo. Ntabyo usubijeyo. Narakwihanganira. Sohokera mu rugo. Inde. Sohoka mu rugo. Wawe umusikama wowe. Wawe wanjye nyine. Nurwawe. Iyi nzu yubakuze uko yubatswe. Iyi fondasiyo ifite gusa uko yashinzwe. Nari maze binezererwa. We naryaga ubugari n'ubunyobwa wanjye. Nanjye nza kubiryamo neza. Naho rero sohokera. Ntabwo uri bwongere kuyivanamo. Nta soni. We singeshe. Ugatinyuka ngo Bobo uramukunda. Ese koko tubyera. Ufite icyazanye n'ikizahamba. Rero icyo wazanye nta tuzahakura kuko iyi nzu nayubatse ng'ubugari n'ubunyobwa bebe. Nanjye nza kwirira. Wicaye uri muri se. Okay. Noneho ubwo tuzareba uri buhangane. N'izina ry'Imana ntabwo kuyinjira. Koko se ndarahiye. Hano mu rugo. Tubitegere. Gisele. Nini nyinjira vuga nabi. Nyine ni nyinjira. Iyi nzu si yawe.
iyi nzu ni yawe ari yawe sohokera mu rugo uwo mugabo wawe niba umushaka musararane ku gasozi simbyanze n'umugabo wawe kwinjiramo hano nakazi ntabwo uri buhinjire ndarahiye ntabwo winjira bobo hano wabaye ikikuru ufite Kamariza afasoye ibintu byanjye aranyirukanye uyu mugore uko buzajya bwira kuko bukeye azajya nicura nyirukane uniyumva aho abishakira nyirukane ntabizi sikanze hano abona ukunjugunyira ibikapu muko bitekereza ntumbura ngiye nzerereza muri rugo kamwe namwe mujye mwubaha abantu mujye mwubaha abantu ndakubaha ndagusabye mbabarira mu byubahiro byawe unsohorere uyu mugore basi niba unamukunda kandi umushaka mujye muhurira hanze ariko umbabarire njyewe umamahoro niba nibura bwari warigeze kunyubaha mbabarira umugore asohoka nta kintu cyakorwa se byibuze n'umusakuriza abantu n'abatuye cyo bamubwira ntabwo akunda amahoro ntakunda amahoro mu buzima bwe uko yumva yitsamuye agomba kumbuza amahoro nicara namuhaye amahoro ahaza turumbura ibintu byanyu nkuba biturumbuye mu bijyanye n'iyi menya tubitaramushiramo ndashaka ko mwiga kubana sibyo sisa nk'abagore mu rugo mbese nk'ayo magambo uri kuvuga urumva ari seriyo none se ngo umuntu yashije kumubitara ninjye umusagariye cyo tuva akababo nawe ukarengera ava ya mu nzu namutsize mu nzu nza kwicarira hano reba hano aje kunkunu ureba ikapu ninde wiyenje ku wundi ninde ubitoragura nabitoragura ko ubizanye na bobo ntabwo biri bukunde none nanjye muransuzugura mukangira inzerereze mwe rugo sibyo bobo igarasohoka cyangwa buretse gatoya buretse ndumva none umushaka kundusha amahane sibyo sawa fata ibyo bikapu byawe Gisele injira mu nzu ndabizi ko Gigi utamushaka sibyo kandi ntabwo musuzugura sibyo kandi ntabwo mfashe umwanzuro wo kumubwira ngo asubire mu nzu ari uko mvuguruje ibyo washakaga sibyo ariko ibintu hari igihe bisaba ngombwa ko umuntu atwara ibintu gakeya sibyo muri iki gicuku umuntu twitarajya he tujye tuba realistic sibyo uje urumwirukana muri kuzamwirukana hakiri ku manywa ariko twanabiganiriye sibyo uri umwana mwiza ntabwo uri umukobwa sawa now wait let's go iyi mikino y'injangwe n'imbeba sinyishaka mu rugo rwanjye muri kunyumva ujya uretse gutunga urutoki iyi mikino y'injangwe n'imbeba sinyishaka mu rugo rwanjye now uraho ndagukunda nabuze ariko se abagore mwabaye muti ndagukunda uraho Kamari urankunda ndamukunda Kamari urankunda uramukunda ariko mwambabariye hano abagore Kamari urankunda ndashaka mumfashe rero niba munkunda sibyo mugerageze ko mu mutuzo ushoboka mu rugo sawa until I decide what to do. Thank you, sir. Bye. Wampaye igihe ibintu bikagenda neza fasha